Muraho neza, twongeye kubaha ikaze tubifuriza amahoro y'Imana aho muri hose. Uyu munsi rero twagarutse kugira ngo twiganirire, ariko mbere na mbere mbanje kubiseguraho kuko nari maze iminsi ntagaragara ngo twiganirire, ariko ni ukubera ko muri iyi minsi ishize nagize akazi kenshi gatuma ntabona umwanya wo kugira ngo nze twiganirire. Ariko ntabwo ari ukuvuga ngo narabanze, ahubwo nk'uko mubizi umuntu aba akora akazi gatandukanye ugasanga abuze umwanya. Uyu munsi rero ndagira ngo twiganirire ukuntu umuntu ashobora gufatanya n'undi gukora akazi runaka, cyangwa se mwabonye nk'ikiraka mugafatanya, ariko ugasanga nyuma hajemo ibibazo by'uko amafaranga mwavanyemo hagiye kubaho kutumvikana uburyo muyagabana. Aha ngaha ni cya gihe ngewe nshobora kubona nk'ikiraka ahantu nkabona ntari bushobore kugikora njyenyine, ngahita nitabaza umuntu akaza akakimfasha. Urugero, mbonye ikiraka, mbonye ko ntari bubashe kugikora njyenyine ngo kirangire vuba kuko nyiracyo agishaka byihuse, noneho ngahitamo kuvuga nti reka nifashishe umuntu runaka. Wa muntu akaza, ariko mu by'ukuri ninjye uba waranegosiye cya kiraka. Wa wundi njye nitabaje ni nkaho aba ari njye uzamuha ibihwanye n'ibyo yakoze. Byaje kugaragara rero ko bamwe muri twe hari igihe ushobora gufata umuntu nk'uwo, ariko babishyura ugasanga bibaye ikibazo ko y'amafaranga uyamuha. Ese byari bikwiye? Kuki wumva ko wakwikubira amafaranga kandi akazi utaragakoze wenyine? Ushobora kwibwira ko uhemukiye wa muntu wimye ayo mafaranga, ariko ku rundi ruhande nanjye ndihemukiye, kubera ko nshobora kuba nzamukenera mu kindi gihe, ariko kubera ko ntabashije kumuha ibyo yakoreye, bizatuma niyo yagaruka ntabwo azabikora nk'uko mbyifuza. Ku bwanjye rero numva hatakagombye kuba imbogamizi y'uko niba mukoze akazi mukakarangiza, igihe mwabonye amafaranga wakumva ko utayamuha cyangwa se ukamuha make kuyo wenda mwari mwumvikanye. Aho usanga iyo amaze kubona amafaranga atangira aza akubwira amakene iki urabona nawe mfite akabazo akanaka, akirengiza ko nawe ushobora kuba ufite ibintu ushobora gukemura. Wenda abantu ndabizi neza ko batanganya ibibazo, ariko niba nakoreye amafaranga yame, wikumva ko ugomba kuyampa kubera ko ibibazo byawe byarangiye. Ufite ibibazo byawe, nanjye mfite ibyanjye. Niba rero twumvikanye gukora, ugakora nanjye ngakora, mpereza ibyo nakoreye. Ibyo amakene yawe ntabwo byo njye bindeba, kuko iyo ushaka kugumana amafaranga yose ntabwo uba waranyitabaje. Ese murumva icyo kintu atari ubuhemu? Mu by'ukuri ntabwo byakagombye kuranga abantu bashaka gufatanya. Wikumva ko gukora akazi wakwifashisha umuntu, ariko icyavuye muri ka kazi wakikubira wowe ubwawe. Ntabwo ari byo rwose. Tugerageze kujya tuba abanyakuri, tuvugishe ukuri, dukorere mu kuri. Ibyo byose bizatuma n'ibyo dukora bigera kure, kuko bizaba nta kinyoma bishingiyeho. Niba wumva ko akazi utagashoboye ukifashisha undi muntu ku ruhande, menya neza ko nibiri uve muri ka kazi utari bubyikubire wenyine. Murabigabana nk'uko nyine n'akazi mwakagabanye. Bijya bikunda kubaho cyane, ugasanga abantu baragiye banegosiye akazi, barakabonye, hanyuma babona ko igihe bagomba kugakora ari gito cyane, we wenyine atabishobora kugakora ngo yubahirize igihe yahanye na nyirakazi, akaba aribwo yifashisha ba bantu ku ruhande ngo baze bamukorere akazi. Uko wagiye kubifashisha, bari ko ujya ubaha n'ibyo bakoreye.
kugira ngo ubutaha nihongera kubakenera bazaze bumva nta kibazo gihari. Kandi nawe iyo wakoranye n'umuntu mugatandukana neza, iyo wongeye kubona akazi ntabwo bikugora kongera kujya kumushaka. Ariko igihe utamuhaye amafaranga bizakugora cyane kugira ngo wongere umwifashishe, kandi mu by'ukuri akazi yari yagakoze neza. Reka rero tube inyangamugayo mu kazi dukora, twumve ko uko tuba twashatse abadufasha mu kazi ariko tujya tubaha n'ibyo bakoreye kugira ngo dukomeze dukorere hamwe, kuko Abanyarwanda babivuze neza, bavuze ko nta wigira. Ushobora kuba uzi ikintu runaka, nanjye nzi ikintu runaka, ariko twabihuza bikabyara ikintu kinini. Dukomeze rero tube inyangamugayo, tugire indangagaciro zo guha agaciro umuntu ku byo yakoze, kuko wagiye kumushaka umukeneye. Wikumva rero ko ibyo wamushakiraga iyo birangiye wumve ko utari bumuhe ibijyanye n'ibyo yakoze. Ibyo rwose ntabwo byari bikwiriye. Namwe mumbwire uko mubyumva, ngewe nuko nabyumvaga. Dukomeze dushyigikirane, twungurana ibitekerezo kugira ngo dukomeze twiteze imbere. Murakoze cyane.